Sheri bije pe. Wari wageze bage yawe Ahubwo urakoze kunyumva. ko ntabwo ibintu bisanzwe birimo na bito. Wari indaro. Ahubwo reka mubaze. Reka mubaze. Mbona pe. Unekereza iki? Bareba nyine ngaho ukunda kandi ntabwo Unekereza ibintu byinshi. Urugero. Sheri wawe. Nyuma ya sheri wawe. ntabizi nawe ubuzima buturiho muri iyi si ndake Njye nawe kumara imyaka ingahe? Imyaka hafi 8. ntabwo 8 ntabwo ari myinshi Ese nari umugore wawe? ntabwo ari myinshi Bagenzi banjye, abo twakuranye, abo twiganye. oya ntukabarebere ku bandi wowe ujye uri ibyara akasheri urabizi neza ko ukunda kandi ubibona kuri uwanjye nta kindi amuhisha Ndi uwawe gute? Reba izi ntoki zanjye. Izi ntoki zanjye. ndi kuzibona Usona zitabereye kwambara impeta. Baby impeta yiza uzayambara igihe kiracyahabi Ryari kwihuta wihuse yarayobye ese ni ikihe kibazo ufite? ikibazo ufite urakizi ni amafaranga kandi kuyashaka baby please mbabarira kandi niba ikibazo utari amafaranga kandi ubwiza bwawe naho buzajya sheri wowe tera intambwe ibindi ki papa wanjye ukongera amafaranga oya baby please ibindi azabikora oya ntabwo urugo rwacu ruzubakirwa n'ababyeyi bacu urugo rwanjye nzarwubaka nkanjye ubwanjye sibyo baby please urabizi ko ntacyo nguhisha kandi urabizi neza sinkukunda n'ubizi nararambiwe urambijwe n'iki ntukarebere ku bandi sibyo abandi ndabareberaho rega kuko wakonsigaye ngenge wowe wenyine gute kandi turi kumwe baby please turi kumwe uri kumwe nanjye ndi kumwe nawe ntubizi neza se oya wihangayika ntabwo mbyumva kubera icyo utabyumva ntabwo mbyumva pe none wagira ngo dukore iki shiri gerageza ubinyumvisha kandi kubinyumvisha nta kundi tera intambwe urayizi ko nayiteye nkakubwira ko ngukunda baby ntubizi ntabwo ibyo bihagije ntubizi se kira mu rugo oya murongore gute n'amafaranga afite please amafaranga ni yawe njye nakubwiye tera intambwe ibindi ubindeke murongore gute murongore gute kira mu rugo kuza kanyama kagera gute nagukoropera baby please ibyo ngibyo bizaba ariko wishyira kuneye ubwoba urwaye ikihe kibazo ikibazo uragifite mbwira ikibazo ufite nta kibazo na gito mfite cyangwa urashaka ikibazo mfite uratwita se cyatuma ushaka kwihutisha ibintu nk'uko ahubwo ugira vuba kubyara ni kare kushya tuzaba tubyara igihe kiracyahari uzandongora ni umukecuru se hari ikibazo se si uwanjye umukecuru ntabwo wabyara oya uzabyara uzasaza ryari se kuhura uri mwiza igihe cyose sheri wihangayika please kureka mubaze barumuna banjye barashatse inshuti abavandimwe bose barashatse ningiye umuntu usigaye ubundi ufite ikihe kibazo n'ubushobozi uri kubura umva mubwire sibyo ntabwo ndabona amafaranga wowe tera intambwe imwe yonyine nimba amafaranga nimba iki kibazo ufite cy'amafaranga tera intambwe imwe yonyine izindi zose uzindekeye papa wanjye afite ubushobozi please papa wawe nanjye ntago mbere mu mufuka wanjye ntago ngomba kwakirwa na papa wawe please mbabarira nasoni nambwiye koko nibyo bafisi ba karori barashatse ariko nanone hano bakirwe na data bukwe nawe nasabye nambaye uganda kagoma ruva umeze ute ese musa nagutegereje ndakubura umeze neza ariko ni fresh iminsi myinshi batuburanye biracamo se kabisa gahoro gahoro nitiriye amaguru ahangaha dore niho mwateye n'agatebe abanyamahanga imbwa yigendanira agatebe nanjye navuze reka nicara niho hafi yanjye batinze se twari umeze ute cana arinda aho gahoro ariko wampamagaye rero urambwira ngo urankeneye ndamurambiwe uko biri kose nubwo nari mpuze ariko ntabwo nabura umuntu wanjye umwanya ngo numve ikibazo cyawe hanyuma rero n'abantu reka simbuke nkurebe urebe uko byifashe nyine numve ingingo nyamukuru washakiraga kandi tayari kukumva ntabitse abizi ikintu naguhamagaye nawe najya mu inama mubizi cyane ko dukundana baratini njya mwenda kubana ejo bundi mwenda kubana mu minsi imbere ngo man
si ibintu bimeze neza se niyo muntu wa mbere wishimye mu rukundo ma ejo yaje akambwira uteze uzi yuko bro yaje akanapfukama ngo nimurongore mbese uneseka nkubaze reka tuba abanyakuri sibyo iyo abantu babiri bakundana ari mushiki wawe ubundi wumva uzamumaze ntabwo gahunda bari urugo ariko we nabyoze bikize ntazi ko ntazi ibintu mwigize muri iyi minsi wumva umwana no mu gikoma cy'avoka bro yabo mu gikoma se ndamuzana hehe man muri aka karuri iwacu none ntabwo ari wowe ubundi umunyemera mbwira uburyo ngo asusirana ngo ameze neza ngo ari itoto mwana ibyo wivuga arameze neza rwose ntacyo namunenga pe sibyo kandi ndamukunda ariko bishyira ibintu no kuri muzane mu yihe nzozi ariko sinzi twese ndakishakisha bro ariko reka ginaho reka nkubwire dore na mukecuru dore narenze uko dore mbona agendera ku kabando ariko ejo azitabaruka ariko ndabona watakiribereye ibaze yuko ushaka kunyugwa ibaze yuko ushaka kapfa kugira ngo ubone ahubwo kuki nabigenza neza kandi niba ushaka kurongora niba umwana akubwira ngo ndongora sibyo wanambwiye ko waba umukobwa bakomeye sibyo bafite n'ibice abo wambwiye man yarabimbwiye bro none yarambwiye ngo ni intambwe ibindi babifasha ariko mani wakwakirwa na sobo niho aherera agusuzugura azaga guca ariko se reka nkuba ubundi se kuzihiringa ukiyubakira yangiza akanagusuzugura kandi ntacyo wabuye we nabyo isoko de nkiza bari bwasuzugurwe na sobo kwe nibura yazako bwatinyuzwa aha ariko reka nkubwire urugero nibura reka kubaza isoko nakubakira akagukoreshereza ubukwe akaguha urugo rukurumye akavuga nti umuhungu wanjye tunga umukobwa wanjye akameka ngashobora ko umwana bari mu rugo ruzima uzabuhumba wasoba uko mwana ariko se mani ibyo byihorera ubuse bangahe bubakire wowe bro bangahe bubakirwa se nanjye waba kandi umugabo burya yubakira ari yubakira bro ntabwo nakijugunyo n'ibyo urimo wiga kanitabo n'umuntu bamagaye kandi nyuma ariko shano uko bundo reka nkubaze imboga zibona abana reka nkubwire ibyo bintu bigiye ushaka kuzabyicuza ukina n'umwana shaka senze bagiye na telefone ntibavuze ko yitwa Vava Valentine ashari kanze mbanze yaka nimero ke hanyuma ibindi nzabyumenyera abona boza ubona umwana barakubwira ngo se ngameze neza ngafite amafaranga ukajya kuzana imikino nk'iyo ngiyo uze ngeye nuko ntari umuntu umwana ubona kiriya kirurimba mbonye umuntu unyubakira akazu keza ntatuza kurongora umwana se bisaba iki babyibagiwe nimero ye ahubwo Valentine bahoze bavugana mu kanya nimba yibona abayigira ntiwamenya n'ibyo ari byo bakifashe cyane kiba gitwitwa kitayimba nushaka ndayibonye nzabyimenyera sha sizase kabakona ko nabitanze kajya wowe ntabwo ubizi wowe mwana nyine wowe ntabwo nzi ikibazo ufite ariko ntabwo uzi ko kugira umukobwa akubwire ngo mwana njye nanihutaga rero reka sinzi niba wanjye genda se mwana reka nigendere wowe ndi reka murenze urugo ariko wumve yuko biriya mwana ntabwo umukobwa yakubwira ngo ndongora ntabwo amenya ikibazo wasanga arwaye sheri bite nayo kumbeshere wanyu amakuru ni meza wowe nayo ndawe se kumeze gutya umva mfite inkuru byageze bite nashyushye zigeze mu bya bindi byawe uribuka umunsi nkubwira ngo nagiye Rubavu si ubyibuka akira nka esitori nahuye n'umuntu umva sheri ubu ngiye kugira gutya amafaranga ayo bitari bya bindi byawe ngibiki n'ibiki ngo urusenkani ngo urujana wapi noneho ubu ngubu ni ndakubona wayagaye si we ko mbona nta kibazo bimeze bi shabyihorere wowe ntabwo bizi ko ntibuteraga inkuru tukabona nkabona uri kujyana ngewe ntabwo shandi muri ibyo byawe sheri wanjye wabaye iki cyane ukibabaze we isi iraryoshye nawe uri aho ngaho isi irakuryoheye nyine wowe sheri wabaye ariko isi urimo ntabwo ariyo ndimo ngambwira basi ikintu cyakurakaje cyakumwira reka twicare umukobwa mwiza nkawe reka twicare basi mubwire se ko wabyibushye mubura ntabyibuha n'ibibazo shaye sa ibibazo se bizanisha ikibuno nk'iki ngiki ko hari igihe umuntu agira ibibazo akabyibuha aya sheri ibyo rero biri kumbyibuha
ndahangayitse twicara ahubwo nkubwire oya ndumva nshaka kugira ngo ubanze umbwire icyo kibazo ushaka nyine twicare nkubwire ndetse ndakubwira duhagaze oya ikibazo mfite ntabwo nabasha kukivuga mpagaze reka twicare nkubwire imana uri serious ko nari nzi ko ari bya bindi byawe mani ahubwo reka wowe isi urimo ntabwo ariyo ndimo se ko warakaye inshuti yanjye twicare nkubwire uku mbona ndahangayitse ese twicare ndetse turicara ahantu hameze gutya reba nawe reka nzana akantu twicare yego ko mana abakobwa bakunda wicara uri mu isi yawe isi se yiyi reka twicare hano nta kibazo nta no kumana ko ari wo muri salo ngo twicare ukubwira ngo icara akariho nayiguhaye ngaho icara hasi yego ese kuticara ok nta kibazo ntambwira mbaramubwire ubu mbona ndahangayitse urangiza maze wa mungu dukundana njye nshaka kurongora ndaramupfukamiye ndamwinginga ngira gute ndapfa ndapfuka wagize gute ndaramupfukamiye mwana wa ndaramupfukamiye nshaka kurongorwa ngo ugize gute ase uri mani uri ikigori umukobwa mwiza nkawe usa gutyo wapfukamiye umuhungu ngena se waraburya mani wapfukamiye umuhungu ngo kugira ngo akurongore mani n'abaniga bara wowe rero mbona isi urimo atari yo ndimo wowe ushaka kuguruka nshaka kujya mu rugo ariko se urugo ibiki igihe uracyagifite ni gitoya uzashaka ubyare mani ntabwo turakura cyane kugenda nshuti yanjye ntabwo imyaka se n'ibiki ahubwo iri kugenda mani naby'imyaka witangira ngo narapfukamye ngo ngera gutengere niyo namugiriye turasekeje ntabwo nari nzi ko mfite inshuti imeze nkawe mani ubwo ni ubugoryi njyewe bimaze imyaka ingahe nkundana n'uriya muhungu nubona ko imaze kuba hafi 10 gutyo 8 gutyo abavandimwe banjye bose ntibashatse barumuna banjye ntibashatse none za nshuti zanjye zindi ntibashatse gerageza wowe mbona ntazi ibyo urimo ashaka ubuzima buryoshye ndakubwiye ko njye nashaka abagabo se bibi ndetse wabaye nshaka kugenda yewe uransetsa rwose ngo kurongorwa abigize wagira ngo ni iki kindi myaka ingahe basi wenda iyo ufite wenda na 26 cyangwa wenda na 30 ego uri kubona iyi myaka iri gusubira inyuma umva sheri wanjye kuba yabigenda ubu se urashaka kubyara iki gihe urashaka kugira ngo utangire uruhindo utangire kugira umva nibwo umuntu aba azikorera sheri wanjye si ibyo ubwo ni ubugoryi ndashaka gutya mani wowe uri kubona iyi myaka iri gusubira inyuma iri kugenda erega kuba iyo myaka yabo iri kugenda ibyo nta nicyo byaba bitwaye sibyo none se reka nkubaze ubu abantu batarashaka muri kino gihugu kandi bazashaka bakagira urugo bamwe bakanabyara erega hari ikintu utazi buri wese afite uko ahitamo ibintu sibyo we niba warahisemo ubwo buzima mu myaka 22 urumva ushaka kurongorwa shari wanjye ngomba kurya isi mbwira ibintu byo gupfukama ndi kumva wagira ngo ibintu urimo ntabwo ari sawa shaka kurongorwa cyangwa kurongorwa ego kuva gupfukama ibiki njye rero reka nkubwire nimba ari aho ngaho abagabo bageze nzamuhu njyewe nawe ubundi tumeze bahise wenda yarakwemereye shari wacu shase nawe rero wagira ngo se kwisugi ubundi wagira ngo we nawe muravukana yakoze iki se ibyageze bimubwira ntababyumva none arakeneye mani kurya isisira cyaryoshye nje kugisha inama nyumvira n'ibintu nago ngo kurya isi uri iki yanjye nakubeshya ariko sina mani kujya kwihambira ku bagabo kigiye wapi kabisa sha nawe rwose nubaho narumiwe muba wigira yewe simba nigize bamba muntu utari hafi umva shari wanjye nzahava ahangaha nuri indege hahiye ngenda ndahangayitse ngo si ibiki mu myaka ingahe nzashaka umugabo ufite imyaka 40 sheri wawe 40 kandi ndacyagiti ndacya ahubwo se mukecuru we ese ni mpamagaye halo hewe ariko banigiriwe ninde ko ntabamenye ni meza ego
Ko ntakumenye. Yego. wese uri kunshona wasenye Urashaka? Tuganire ku kintu. Nta kibazo wambwira. Yego. se we wanditse ute uri kunyicira video akantu Ushaka ko duhura. Ryari hehe. Yego. ibintu cyangane nishani mani anyishisha Duhure ko ushaka ko duhura tukaganira. Tangaye. Ndahari. Saa 11 top. Nta kibazo. Yego nawe urakoze. ese nuwa Proti ubundi rega ni wewe wagira ko kariya karo uri kuvuga ngo gushaka se nibi hakuru gacyamani uracyari muri bya bintu ndandongora Ibintu byose uvuga nyinshi. Narenze ngo ni ibindi nawe ndongora Ibintu by'isi narabihaze ntabwo nyikene kwiruka. nganga ikomeza kuntera umushinya n'inonja rero Vugususa ziragira. Reba cya kigabo kiranyandikiye sinakubwiye umva nzahava nuriye indege wabibonye umva Gumanira igabo byawe. Nshaka umugabo ntabwo nshaka ibigabo. nakubwira iki